nkuko wabikoze ubwa mbere ukaza wikaraga ubwa mbere njye nakisubwira kuko bikubwira uburyo wambaye njyewe nahise nkupfira kandi sinibanga uteye amafemba Kigali kugeza na Kampala Tolowa banamuwala ninde wumva wagukwepa kuyu mwana afite ibanga mudakeka cheza just right now iyi ni ingagi y'abanyarwanda. Reka njye ngwereze ikaze bakunzi ba Digital Wifu Rwanda umirereye hose reka mara Imana abane ni umana nyizigu burasirazuba birengera bwa rya majyepfo ndetse n'amajyuguru nibagena muherereye hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari imbere mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali ndetse n'abadukurikira bari hanze y'umubumbe turimo yaba mu kwezi yaba mu zuba ndabisukora no sabara habasha kuba hagira abantu nge sindahagera umusani wacu uri imbere ya kamera hano mvuze warahageze ma naguragera mu zuba naguragera mu kwezi Jamane reka nongere ngushimire kuba witabiriye ubutumire bwacu kabasha kuba wagera hangaha igitumye nicaye hano ngiyewe kere no kugira ngo tubashe kuba twarebera ku mpano nyarwanda ziri mu gihugu cy'u Rwanda ariko ziba zitamenye wakoze ugendo rero nabyumvishe ngo wateze indege utega bisi utega taxi voiture utega igare utega moto igitogotogo ngahiki ugerana hano bro banza yibwira abantu bari imbere ya kamera batagira ndi kukubeshyera bamenye aho mubite tuza n'abadatuza bakamenya ko ndimo ndaza nge sicishura ndetigetira maniga heba urashiduka ndimo ndarenga ndi nkirirenga cyane cyane nimugoroba ntayema ibyango ngiye gutigita maniga yanjye ndingagigije nushaka umbone uhigime wibaza ngo ninde wanzanye bad face cool face nyite byushaka sinje gushinika ingagi y'abanyarwanda bro. Yaman hano hari umugabo reka nkubwire niba uri n'ingagi koko man uburyo indirimbo zawe zikora buryo face yawe uburyo uri kuramo imirongo yawe man ni ibintu biri unique nyine biri ukuntu man harimo experience ese muri wowe ufitemo ubuhanga cyangwa ufitemo impano muri wowe kiganza ni iki impano n'ubuhanga ni iki kiganza ni impano kuko mbaye bibaye ari ubuhanga urumva nabandi na mwari ubaye bibaye bijemo ubuhanga iyo bijemo ubwenge bwinshi burabirapfa jamani bro jewe ndimo ndakubaza ku bintu bijyanye na entertainment music cyane mu Rwanda ese uri kuyibona ihagaze gute music nyarwanda irimo iratera imbere tu kuri bamwe bashaka gukora cyane none kuri mwebwe ngamwe mumaze imyaka myinshi ukora kuva 2017 ese ikugejeje he akanya muzika nyarwanda ikugejeje he ahantu ngejeje ntago nakubwira ngo nubatse ngiki ngo barabasi wapi ibyo ntago turabigera ntago murabigeraho bro none biri gupfira he biri guterwa niki mane biri gupfira nyine muri promotion hari abantu bamwe na bamwe baba batakumva mane ba Afrika bari kuza imyaka tuzaba bazibikuta biba bibari inyuma bro baraba bakoramo akazi kenshi cyane nese uko ko dukomeje gutya ahubwo nanjye nkeneye abantu nyine tu nese dukomeje gutya tukagira inkuta z'abantu baza batuzi inyuma kugira ngo bafashe abantu bako kanya ese nabi inyuma izo nkuta ariko uri kwibageza ko ziri kuza zifasha uja ku kanya sibyo kandi hari umaze igihe we wari ufite ibintu bimaze igihe kubera ko ugiye gufasha abantu ureba ku bintu ntago wareba ku muntu wari ufite ibintu bimaze igihe kandi ibyo bintu bimaze igihe abari SMS yateguye igihe kinini na SMS ya kano kanya utekereje ikintu utekereje kano kandi kimaze igihe utekereza biratandukanye cyane none se ubona haba hafite gukorwa iki ndetse haba hafite kuba harebwa iki kugira ngo ibyo bintu bibashe kuba byagenda neza mbo cyambere mbona cyakorwa no gushyira hamwe tu nkuko mu speech babivuga abanyarwanda dushyira hamwe bo bafashe impano tu bireba umuntu inyuma ngo asa gutya ngameze gutya ngo se ngo nubayakomoka kwande turaturanye we nafashe iki muri moto inshuti ngo nuko data wacu ngo yampawe na kanaka wowe tigita baguteruye niba uri umunyamakuru ukaba uri hariya kuri station
aricyo ushinzwe niba impano hari umuntu ukuzaniye indirimbo mufashe uyisapotinge noneho abajaji bo abafana bo abaturage bazavuga ati uwo muntu ntashoboye. Mu Rwanda hajya ama festival ibintu bijyanye n'impano talent ni nk'iyo festival aba waragiyemo cyangwa se ibindi iki gikorwa cya Art Rwanda bijyanye no kuzamura impano waba waragiyemo gufatanya umuziki. Art Rwanda narayitigise kabisa. Art Rwanda uyirimo wabonyemo iki? Ikintu nabonyemo nyine abarimo systeme bro, systeme buri muntu aba afite uko yaje biriya bintu buriya abafite uburyo yaje mu yategura abafite ukuntu yaje tu. Nese nkaho iyo birebye kuba ibyo bintu bikorwa ukibona nk'abantu bafite umuziki ububitse ubona biba biri gushyiraho u Rwanda hehe mu bijyanye n'umuziki. U Rwanda hano bararushyira muri bloke, bloke y'impano. Hari igihe kizagira urabona urugero naguha ni nk'urwa BJ haje urabizi BJ yakubise bombo kuva kera abahungu bakubita umuziki tumva mu Burundi ariko hari igihe cyageze birahagarara. Ari nayo mpamvu aka kanya bari kugaruka kwiga kuba rero bari kuza kwiga. Hari akazi kenshi u Rwanda rwakoze n'abanyamakuru nyine job bless to you turabashimira. Hari akazi kakozwe mu myaka ishize ari nako twifuza yuko uyu mwaka dutangiye komeza kutuba hafi tukagaragaza ibindi bintu. Hakorwa iki kugira ngo ibyo bintu bibashe kuba byava mu murongo birimo kuko dukeneye umurongo muzima, dukeneye iterambere turi urubyiruko. Ese nk'iyo ubonye abantu ku mwaka baba basoje kwiga bicaye bafite talent zigiye zitandukanye ukabona n'igihe kuba turimo n'ibyo bintu biba biri kuba ubona hagafite kuba leta yakora iki kugira ngo basi haboneke ibikorwa bihize biri kugaragara bidaciye muri izo nyungu? Leta rero buriya ntitukanayigore cyane kuko buriya iyo byinjiye mu bintu by'Imana Imana isaba agatigito ka nyirayo we ku giti cye nabanza ave home atigite. Ariko leta irebera urubyiruko. Noneho leta yo yamarushanwa twavugaga ahubwo ayo marushanwa nibayashyiremo imbaraga bayashyiremo n'abajaji bazi ibyo bakora. Nuko ngo abajaji dufite baza mu muziki kuba batureberera ngo baduhereze amanota nabo ubwabo nta kintu bazi. Nese ufashe umuntu hari avuye wana sijuwi ni mu karere afite ibintu ashinzwe ndashinzwe ubutaka yasinyare mu butaka abantu bawuriganyije indirimbo zinizimara nazo zumva muri burakeye. Nukuvuga ngo abayumva ibyo muririmba nta wowe uraza ukisararanga agahita avuga ati ubu uyu nguyu yasaze yanyweye urumogi bakunze kuvuga ko abasani benshi cyane ngo kugira ngo baririmbe ngo ni urumogi ngo ni iki ngo utarunyweye ngo ntabwo nibyo koko. Mara ibyo bintu barabibeshya tu. Ubu ngubu nawe hari abazabona wikubitiye nguriya ngingagi ngo buriya ngo ni gorira urimo buriya ngo ni cyo bita ngo gorira yishe ngo biza kurangira yishe ngagi. Wape man bro gira umumera abanyarwanda iryo zina naritunze mbere emeza abanyarwanda k'iryo zina ufite iryo zina naritunze mbere yuko iyo gorira mu iyo goririza yari twaga gorira gang mbere yuko gorira game iza cyamani we bane bakomikira kabisa. Gimideki muyoborere mbona yamaniga yo yarananiwe bwiza bwawe subwo mu biciro naguhaye ibyicaro rekana n'ingagari nizinsagarire zirebere kure ujyane bezunga nkazunguruka nkisanga inde crap nanyweye rika mukobwa jana nza kugira wife tunyure cyane nge nkwereke life tucheka panda muri Wakanda wa Rwanda muri showcase niyo time twere mine stress yeah show me your dancer wagwa urarangaza bwiza bwanjye mbona uri gitangaza cyo nugira ubwoba uyu munsi ni bari to bari uri kumwe na gangster Nyamirambo bamuzi nka Rasta you got chop my money you got nanale City Girl indirimbo yitwa City Girl indirimbo ingagi bayisanga hehe indirimbo kuri channel Ingagi official bro ufite talent bro urarenze ariko nge ndibaza igihe byagusabye kugira ngo utekereze izina Ingagi official bro ni izina rikomeye man twite dufata tukita Ingagi. Iryo zina ngiye bwa mbere nanaryitwa nafashe nk'igihembwe cyose kuko naryituwe ku ishuri namaze igihembwe cyose ndwana n'abajama ku ishuri bari kwise bashingiye kuki
ni dance tu ni dance kuko njye narabyinaga. Warabyinaga? Nari mfite crew yitwaga Black Cheetah. Hari abari babizi twabyinanye, abitwa ba Zori Banks nabo ubu ni umuhanzi. Bavandimwe aho bari nyine bamenye ko batashya kabisa. Jamani. Abantu bose bazi Black Cheetah. None icyo gihe hari talent competition yabaye school turakubita n'iki turanatwika ariko hari dance nakubitaga twayitaga Gorilla Dance. Iyo boro rero Man Gorilla Dance dukubitira kandi ariko kuri Gorilla Dance duhereza ako kabi man bimaze imyaka ariko naribi ubutangiye nzagwamagana nabiteguye negura ikintu bita ingoma man ukindira ingoma ya danje oya nzashaka nizange zirabyinitse ni dance. Okay ya that's all twitega iki izina bararimaye uko igihe gishira nyine ngenda ndikunda tubite urabona abantu ikigo cyose yo kiguhamagara izina ugera ukaba proud kugira ngo ugabanye ububabare wenda we waba ufite muri wowe. Ngira aho biramfata ndasoza mbingagi record ya mbere mburi izina nkiraho ingagi na n'ubu ngubu. Twitega iki ku muhanzi ingagi? Man singiye kubizeza ibirere singiye kubizeza inyanja nyinshi cyane ejo ntazabibura nkacinjwa byinshi ariko ikintu mbizeza mfite flow mfite music mfite good vibe mfite umuco nyarwanda kandi mfite n'uburere bw'igihugu murabizi cyambere nzabaha ibyo mfite tu nanjye mume ibyo byose babyite kundo mbifuza yamana gira nk'ikintu na kimwe gira nk'ikintu usaba ubuyobozi bukuri byaye n'umuziki cyagafite kuba kiri gufasha urubyiruko muri kano kanya rukora umuziki kugira ngo impano zabo zibashe kuba zagera aho zigera kandi zibashe kuba zagera igihugu cyaba kigaragara neza ku mugabane wa Afrika ndetse n'ahandi hose bitewe nuko cyagifite abahanzi baseruka mu bindi bihugu bigiye bitandukanye ariko bakomoka mu gihugu cy'u Rwanda. Man ikintu nifuza njyewe nabwira community ireberera umuziki ni ukubasaba kugira ngo babe hafi abahanzi tugire abajyanama b'umuziki tugire supporters in the music tugire abanyamategeko mu muziki. Umuntu ajya akora umuziki ariko afite abajyanama afite abantu bamureberera tugira ubufasha tusimande n'imande mu gufata mu mugongo mu mande zose ku buryo gufata umuhanzi nk'uko umuhanzi Nigeria avuga ati mfite album nje ndagiye natse credit haze n'amabanki areberera abahanzi nyarwanda hari amafaranga menshi arena yinjiza hari ibintu byinshi bikorwa kandi by'umuziki usupportinga bakinjiza amafaranga ayo mafaranga agomba kugira ikigo ajyamo akagira ku buryo umuhanzi nje nshaka kuba mfite album nizeye neza ko izagarura amafaranga ntaza bakama credit bakora ibyo nkora bigafasha umuziki wawe n'abandi ndavugira n'abandi muri rusange. Reka rero urugendo turacyafite n'ururerure ngagenda ndashaka ko tuzahamagara neza umaze gukora iyo ndirimbo tugahura n'abandi bantu mumaze gushutinga indirimbo kugira ngo tuzaganireho byinshi. Ndagira ngo dusoze ikiganiro uhereze fonye abadukurikira kugira ngo bitege ko tuzabana kandi dukora ikintu kinini gusa uri umuntu ufite talent twakunze impano yawe turifuza ko Imana yazagufasha ndetse n'abantu muri rusange wabona afite ubushobozi bwose bwagufasha kugira ngo gusupporting umuziki wawe uzamuke ubasha kuba yabyumva neza azagereka muri comments twashobora twabahuza ubundi ibintu bigende neza. Ndagira ngo bakubite afro ubundi dusoza ikiganiro mbabwira ngo ubundi nagakomeza ciao nkuko wabikoze ubwa mbere ukaza wikaraga ubwa mbere njye nakisubwira uko bikubwira uburyo wambaye njyewe nahise nkupfira kandi sinibanga uteye amafemba Kigali kugeza na Kampala Tolowa banamuwala ninde wumva wagukwepa kuyu mwana afite ibanga mudakeka cheza just right now. Iyi ni ingagi y'abanyarwanda mugende mukore follow on Instagram ingagi official murebe mukore subscribe kuri ingagi official any social media murahabona ingagi official. Stay tuned. Murakoze cyane.